mbazaniye ihumure mwebwe abatuye iyi si, nubwo isi tugoye itubaga nta kinya, mw'ijuru hari Imana ibireba byose, nubwo Satani atwogeraho uburimiro, wirambirwa ubutabazi buratwegereye, Imana ntabwo yicaye. Mbazaniye ihumure mwebwe abatuye iyi si, nubwo isi tugoye itubaga nta kinya, mw'ijuru hari Imana ibireba byose, nubwo Satani atwogeraho uburimiro, wirambirwa ubutabazi buratwegereye, Imana ntabwo yicaye. Izi ndwara z'ibyorezo Yesu naza zizashira, twigire ahataba indwara, tutazambara udupfukamunwa kubera gutinya kwandura no kwanduza abandi, tuzaba mu munezero nta guhangayika, ngo tuzabaho dute. Izi ndwara z'ibyorezo Yesu naza zizashira, twigire ahataba indwara, tutazambara udupfukamunwa kubera gutinya kwandura no kwanduza abandi, tuzaba mu munezero nta guhangayika, ngo tuzabaho dute. Reba miliyoni z'abantu baryamye mu bitaro, abandi mu kato, mu bice bimwe na bimwe, mw'ijuru hari Imana ibireba byose, gutakamba kw'abana bayo kwayigezeho, ntabwo yakwihanganira ko umwanzi Satani atubabaza aka kageni. Reba miliyoni z'abantu baryamye mu bitaro, abandi mu kato, mu bice bimwe na bimwe, mw'ijuru hari Imana ibireba byose, gutakamba kw'abana bayo kwayigezeho, ntabwo yakwihanganira ko umwanzi Satani atubabaza aka kageni. Izi ndwara z'ibyorezo